Bavuga ko ubushake bw'imibonano mpuzabitsina bwiyongereye ariko udukingirizo tukaba dukomeje kuba baniyanga ari nayo ntandaro yo kudukoresha kabiri bamwe ngo baranadutizanya. Turi F1 Rwa TV umunsi ku munsi tuzanye amakuru mashyashya y'ibirimo biravugwa. Nyemerera dusangire ibingibi byo kuba udukingirizo dukomeje kubiyanga mu badukenera. Twakoze inkuru dukesha ikinyamakuru Bwiza.com, ni inkuru iri baze mu karere ka Gatsibo. Rwose baravuga ko udukingirizo dukomeje kuba ikibazo. Tugiye kuganira kuri ibi bijyanye n'iyi nkuru y'ibura ry'udukingirizo dutuma bamwe bahitamo kudutizanya, uwagakoresheje akagatiza mugenzi we ngo nawe yikiranure n'umubiri cyangwa se yirwaneho. Ubushake ngo bukomeje kubabana Bwinshi nk'uko ntangiye mbivuga. Turabikisha ikinyamakuru Bwiza.com. Nyitaganza rutaneshwa ndi kumwe na mugenzi wanjye. How are you? Fine. Muri kumwe na P1 rwose. Ubu ngubu tukatwaje tubasesengura ndetse tunabagezaho byinshi bitandukanye, aho urubyiruko ruri gutabaza cyane imiryango yikorera itera inkunga urubyiruko ku bijyanye n'udukingirizo. Mu rwego ngo rwo kugerageza kwirengera, nkuko ntangiye mbivuga. Reka ngasubiremo aka kantu. Gasubiremo neza n'ababyumva hano. Ni inkuru y'ikinyamakuru Bwiza.com nabo bakesha Radio and TV 10 bashyize ahagaragara. Yes. Urubyiruko cyangwa se abadukenera bavuga ko ubushake bw'imibonano mpuzabitsina bwiyongereye ariko udukingirizo tukaba dukomeje kuba iyanga ari nayo ntandaro. Bavuga ko usanga ituma batizanya udukingirizo cyangwa se bakadukoresha inshuro irenze imwe. Indi mbogamizi bafite ngo nuko usanga niyo akoze urugendo rurerure ajya gushaka udukingirizo, agerayo cyangwa se agera ku bacuruzi batwo, ugasanga abaza uwa mbere niba adufite akamubwira ko ntatwo, uwa kabiri nawe akamubwira atyo, kugeza ubwo ntatwo abonye, bityo akabahombya amafaranga y'urugendo yategesheje, agahitamo gushokeraho. Si no gushokeraho, ahita ajya kwiyambaza mugenzi we waraye agakoresheje ngo namutize. Ako wamugari. Bamwe mu bacuruzi baganiriye n'itangazamakuru bavuga ko barangura udukingirizo ariko nitumare kabiri bitewe nuko dukoreshwa cyane. Icyashara cyarabonetse bivuze ngo imibare irimo irazamuka y'abakora imibonano mpuzabitsina. Akazi karakorwa cyane. Ariko hejuru n'ubundi muri iyi nkuru birimo ko ngo ubushake bwiyongereye cyane. Ubushake, abacuruzi nabo bati umukobwa niwe ushaka umuhungu, umuhungu arashaka umukobwa. Yes. Bivuga ngo byarazamutse cyane. Dukomeje n'iyi nkuru ngo nubwo usanga mu maduka udukingirizo ari iyanga muri ako gace, ni muri Gatsibo, usanga ngo urubyiruko rutegera abajyanama b'ubuzima ngo babahe utw'ubuntu, kuko ngo baba batinya ko bafatwa imyirondoro yabo ikandikwa, bityo bakaba bamenyekana, isoni zikarisha uburozi. Ndabyumva neza, isoni zikabagusha mu mpanga yo gukoresha kari agakoresho ubundi ngo byagenewe ko, cyangwa se byagenwe ko gakoreshwa rimwe gusa. Ariko muri Gatsibo, ni muri Gatsibo. Gatsibo ho barimo baratizanya udukingirizo, ari nacyo kintu kiri kugaragara cyane. Njyango nkuko ni muri Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi hariya hirya mu ntara y'Iburasirazuba nyine. Ariko mu ntara y'Iburasirazuba hakomeje kugaragara, ni naho hagaragara ikibazo cy'inda ziterwa abangavu. Binakomazanya nuko haza kuhura na kino kibazo cy'uko udukingirizo turi kubura cyane. Ikoreshwa ry'utu dukingirizo barimo batizanya, baravuga bati iyanga ryatwo cyangwa se kubiyangwa. Yes, kubura kwatwo. Nahoze nsoma n'inkuru ku gitangazamakuru kimwe cyandika bagaruka ku mibare yatangajwe na RBC yuko nibura 36% y'abakora umwuga w'uburaya uri kwiyongera. 36% y'abakora umwuga w'uburaya mu bantu 36
mu ijana bakora umwuga w'uburaya 36 baba bafite virusi itera sida. bivuze ngo ejo bundi imibare yarazamutse nubwo ikigereranyo ntari kukibuka neza, byagaragaye yuko sida iri mu rubyiruko cyane ari narwo uyu munsi muri iyi nkuru turimo dusoma kuri iki gitangazamakuru ari narwo mu kugerageza kwirinda rurimo rudutizanya, nkaho bakirinze barimo baradutizanya. nta ngaruka se buriya byo byagira ubundi? Ingaruka zirahari kuko kagenewe gukoreshwa rimwe yes, kagenewe gukoreshwa rimwe. Noneho uriya mwanda wasohotsemo byanze bikunze wagiye hariya muri kariya gakingirizo, ugiye kugakoresha kabone niyo yagafura baba badufura baradufura kugira ngo bugatize mugenzi we agerageza ajye kwirwanya. Ati nagakoresheje cyangwa se gahindurize. Agahindurize. Kandi ahandi agahindurije kavuye mu gitsina cy'umukobwa. Ahantu hakwiye kubaho ubukangurambaga mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo buri direct. Ibi ngibi biba bivugwa minisiteri nta nkuru ivugira ishinzwe ubuzima yagashyizeho ubukangurambaga bwihuta kugira ngo bagabanye kino kibazo cy'inda ziterwa abangavu n'udukingirizo tw'ibura. Hano hari ikibazo cy'uko ngo bakora ibirometero bisaga 3 kugira ngo bagere aho tugurirwa. Sikira mu ruzu ko mpazi bure habura kilometero 3 wajya kugerayo ugitegereje yuko ibibazo ujya gukemura ikibazo ufite. No kubanza kugira ku wabanza ahubwo ugakemura ikibazo ufite ahubwo ukajya kugashaka nyuma. Niyo mpamvu birengera akajya kuri mugenzi we akagatira agahita agaruka. Gusa nyine ku nama bakwiye kugira, tuba tunavuga ibintu dukurikirwa n'abantu batandukanye, itangazamakuru n'ubundi rigira uruhare mu kwigisha. Wahitamo kubireka aho kugira ngo ujye gutira, kuko n'ubundi sida irakwirakwira, kagenewe gukoreshwa rimwe gusa, wakanduriramo n'izindi ndwara. Kuko wa wundi wagakoresheje niba ari yanduye umutezi, wowe ugiye kugakoresha ariko aha ngaha ashobora kuvuga ati kamaze gukoreshwa, turakoza urakanika, mikorobe ntizashizemo, indwara ntizashizemo. Wamba nk'amahirwe yo kuganira n'umuntu umwe mu babashije kukoza, akakanika akagatiza mugenzi we, akambwira uko icyo gikorwa nyirizina cyagenze. Hano harimo risike nyinshi, natwe twisabira cyangwa se dukora ubuvugizi ama ONG ashinzwe gukumira sida ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ndetse na minisiteri ishinzwe ubuzima, ndetse n'ama ONG yose agiye atandukanye ashinzwe gutanga ubukingirizo ku buntu, afasha urubyiruko by'umwihariko, ndetse bageze hariya muri ziriya ntara Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo. Kiramuruzi. Ariko kimwe mu byo wamenya n'ubundi, ntabwo tuvuga ibi ngibi kuko nta cyakozwe, ahubwo hari ibigenda bikorwa mu rwego rwo gufasha urubyiruko cyangwa se n'abandi. Impamvu baba bavugwa urubyiruko ni rwo ejo hazaza h'igihugu, kandi nk'uko babivuze mu rubyiruko ubwiyongere bw'ubwandu bwa sida bukomeje kwiyongera nyine, cyangwa se imibare ikomeje kujya hejuru cyane. Ariko n'ubundi mu rwego rwo kurwanya sida, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko mu bice byose by'igihugu hari udukingirizo twacuruzwa dutangwa mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kandi ko turi ku kiguzi cyatwo cyoroheje cyakorohera buri wese nyine kutugura. Nubwo n'ubundi buri umwe mu rubyiruko ruvuga ko muri iyi minsi twahenze, ibiciro byarazamutse muri iyi ntara y'Iburasirazuba, kandi naho se kirene byararwaye byabaye ibindi. Iyi ntara y'Iburasirazuba rero, kimwe mu byo wamenya nuko mu karere ka Nyagatare na Gatsibo ukunze gusanga hakunze kuvugwa umubare munini w'urubyiruko rutwara inda
zitateguwe bitewe n'uko batifata cyangwa ngo ntibakozwe iby'udukingirizo. Abangaba nta batekereje, ubwo urumva uwo watekereje kugatizwa na mugenzi we n'uwatekereje umumaro wako, ariko hari abandi batibuka ko kakoreshwa mu gihe bananiwe kwifata agakora ibyo akora bikoreye aho. Iyo bagakoresheje ngo babara aha mu nda. Hano iyi nkuru irimo ko mu karere ka Nyagatare na Gatsibo usanga hakunze kuvugwa umubare munini w'urubyiruko rutwara inda zitateguwe bitewe n'uko bananiwe kwifata byo ni ibindi mu rubyiruko, cyangwa niyo bananirwa kwifata nk'uko bagirwa inama ngo ntibakoresha agakingirizo kuko ntago bakunda kugakoresha. Iby'iyi nkuru rero twarimo tugarukaho ni inkuru ni special report, ni special analysis kuri iki kibazo cy'ibura ry'udukingirizo ryateye bamwe mu rubyiruko bo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi guhitamo kujya badukoresha ubugira kabiri. Umwe aragakoresheje undi aragakoresheje bakadutizanya bibyo ngibyo, bakaba bakora ibikorwa babikoreye aho ngaho, cyane ko twabonye muri iyi nkuru havugwamo ko muri Gatsibo na Nyagatare umubare wakomeje kugenda uzamuka w'urubyiruko cyangwa se w'abangavu baterwa inda zitateguwe. Ni ibingibi twarimo tugarukaho umunsi ku munsi, tugaruka ku by'ingenzi bukwiye kuba umenya. Umugoroba nk'uyu nguyu byari ngombwa ko tugaruka kuri analysis ku bijyanye n'ikoreshwa ry'udukingirizo mu karere ka Gatsibo, aho bahitamo kudukoresha kabiri bakadutizanya. Nari MC Ganza Rutaneshwa, nari kumwe na mugenzi wanjye unatubwira ariko ibijyanye no gukora subscription zihagaze zite kuri ubu ngubu. Ese abadukurikira umunsi ku munsi bakora iki kugira ngo tujye tubana kenshi mu nkuru tugiye kuzatubagezaho? Icyo tubabwira ni ukugira ngo bakore subscribe, bakore share, comment. Mu gihe aya makuru atari yabageraho ukayasangiza na mugenzi wawe kugira ngo abashe kwirinda, amenye ko ibi ari ibintu bihangayikishije urubyiruko muri rusange, bihangayikishije igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo tubashe kwirinda amagara arasesekara ariko ntayorwa. Ntakiza nko gusangiza mugenzi wawe ibyiza wasanze kuri F1 TV. Kora subscribe. Ciao.